hafi y'umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro. Nk'ubu ngubu abafana ba DJ Brian barimo baramushyira mu bibazo ngo bitwa niba ari abarara ngo niba ari abaki bro. Nimba kubidura video uwo DJ Brian wanye arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina afite igikoresho cy'umugabo. Oya. Noneho mukabona ko uwo muntu yanamusenye nkabazanira n'amameshi. Ibyo ngibyo abafana be ntago muzongera kubivuga. Ntago muzongera kubivuga, muzahita mugira ubwoba kandi muri abanyabwoba. Nimba kubitamo ikivido arimo kurigata umugore mugenzi we. Muri abanyabwoba. Inde uwo DJ Brian akora iki? Baba bumva baturusha gukora ama operation arigata umugore mugenzi we mu gitsina akanamusenyera uyu munsi umugore akaba atakibana n'umugabo we. Bombo youth bitwaza amadirido bombo clat ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ko ari umutinganye ngo yambara ngibipantaro ngo bya bombo youth. This is the last warning. Nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza kuko ibikorwa urabizi, ibyo nagufashije, ibyo nagukoreye byose urabizi. Ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kudija ngo ukine ingoma zanjye jya ukiniza abandi bahanzi. Ariko gato nushiko gatoya hakagira nk'umufana wawe unsitaraho. Fata iyo video nago nkwinginga, ntago ngutinya, ntago ngusaba imbabazi, kizeho umucyo. Fata iyo video ndi mu gitsina cy'umukobwa nacometse mu rurimi nashishikaye mfite n'igikoresho cy'abagabo uyishyire hanze nkuko wabivuze. Wavuze ngo ndabura gato ngo ni nkumenyera, ndakumenyereye. Ino live nyikoreye wowe. Nakubwiye ngiyo ibi ndi kuvuga iyo mbishyira kuri YouTube channel yanjye nari kubona amafaranga menshi cyane, ariko ntago ndaha gucuruza ubugoryi. YouTube channel yanjye izacaho ibintu bizima, izacaho ibintu byiza, izacaho ibintu biruhura abantu mu mutwe. Ntago izigera icaho. Nagusabye imbabazi mbikuye ku mutima wanjye. Si wowe wenyine nasabye imbabazi, nasabiyemo n'imbabazi n'abandi bose nzi nagiye mbabaza kubw'iyi social media. Uri kumva? Ariko urangije uvuga ko imbabazi twagusabye ngo bwari ubwoba. Ninde ugutinya? Ubona utinyitse? Irebe, genda muri miriwari uhagarare wirebe. Ubona utinyitse? Ubona utinyitse? Ngabo bana ngo ndabazara mwabanza nkabahura urumogi, ndi pushayi, ngenda pusha ncuruza urumogi. Ngwino hano uhagarare hano nanjye magarare hano bajye kudupima barebe uwo rwarenze. Yago nguhamagaye kangahe? Ndakubujije. Fata iyo video n'urwo rurimi rwanjye ruri mu gitsina cy'umukobwa mfite n'igikoresho ngo cy'abagabo uyizana uyipostinge nkuko wa postinzi ya Jihad. Wafashe video ya Jihad urayipostinga. Suko wari umukunze, wari uzi yuko umurangije, wari uzi ko umwishe, wari uzi yuko umurangirije kariyeri. Ariko arakora kurusha na views. Abantu babwiraga n'abanyarwanda, nanjye abo nje kubwira n'abanyarwanda muri rusange. Ngewe ntago nje gutukana, nta nubwo nje gusobanura ibintu byinshi, ariko nje kubw'ijambo rimwe Yago yavuze ngo ndi ku kagozi, ngako kagozi ngo nihagira ngo n'umufana, abafana ngo ba Brian ngo nihagira unsitaraho. So rero ngiye ikintu kinzanye nje kugira ngo umuntu witwa Yago abafana ba Brian abashyire ku ruhande, noneho ahangane nanjye Brian yitaka afitanye nawe ikibazo. Igihe kibaye kinini cyane, abantu baracecetse, ba Irene baracecetse, ba Sabe baracecetse, ba Melody baracecetse, yewe nanjye nabacecetsemo pe. Yago yaragiye hari aravuga ubugambanya, avuga ibiki, turaceceka, abantu bose baraceceka. Nanjye ndaceceka pe, ndacecekana igihe umutima amenye, ndavuga mana uzambabarire ntago nzigera nsubiza Yago n'umunsi wa rimwe. Mu byukuri mpereye ku mbabazi yavuze yuko ngo twazimusabye ngo dufite ubwoba. Guys,
shaka kubatangariza ikintu kimwe. Yago imbabazi namusabye nkazicisha abantu 1800 iyi no live ndi gukora kano kanya. Iyo mbishaka nari kwishyira kuri YouTube channel yanjye kandi YouTube channel ikanyishyura, ariko sinshaka kurya amafaranga y'umwanda. Sinshaka kurya amafaranga y'umwanda. Nkora YouTube channel nayikoze just for fun kugira tujye tuza dushimisha abantu natwe kandi twumve turutse mu mutwe. Ntago nayikoreye kugira ngo ijeho amatiku. Yago naracecetse namwihangani. Reka mbabwize ukuri n'ubwa mbere nje gukora live mbabaye. Nibwo bwa mbere nje gukora live mbabaye. Yago hashize igihe kinini uri kumva arabyuka ati Brian kakaboro nagatayemo agakesa gasoma njyewe Brian ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa ngo mfite n'igikoresho cy'abagabo. Iyo video ako kagozi wavuze njyewe ndiho ndagaciye yizana yiposting iya Jihad no wayipostinze. Ntago suba ari mu kazi ntago ari gukora ntago yinjiza ntafite views ziruta n'izawe. Urwo rurimi mfite ntago rungana n'izindi ndimi z'abanyarwanda bafite. Mfite ururimi rupima metero nk'izabandi badam. Ururimi Imana yandemanye ntago rungana n'urw'abandi ku buryo ngo mfite ururimi nkoza ku muntu agatandukana. Muyango ni umugore dukorana ndamwubaha. Muyango ari mu bantu bajya bangira inama, ari mu bantu nubaha, ari mu Muyango sinda nabona n'umwenda we w'imbere. Urasa nk'akavurivundi wabuza bugwaho je ntuze kungwaho ntago ndi moroge. Abo bana bababwiye bakajya kurega bakajya kurega muri ribu njewe nkabitaba cyangwa ukanabazana kuri izo YouTube channel bakicara sibona bashibirirwa bavuga ubwo uribaza ari je waba ufite ikibazo cyangwa nibo baba basigaranye ikibazo. Zenguruka ibiyobyabwenge ubanza ubimwe ugere kuri za mayirungi za ice na za cocaine zose nuzenguruka. Rumaze kukuzengurukana bakujyane muri moroge bakujyane muri rehab kuko wowe wicaye ngo urwikuremo waninya nk'agaca